Inzoka kuki zitajya zirya abana? Iki kibazo ushobora kuba warakibajije nawe ariko ukakiburira igisobanuro cyangwa ukibaza impamvu inzoka zitaruma umwana mutoya. Umwana mutoya kuki zitamurya mu gihe abakuru bo zibatera ubumara ndetse zikagira n'aho zenda kuba ruhitana? Inzoka ni ibiremwa cyangwa se ni ibiremwa nabyo bijya nk'abandi bose, ni ibiremwa bikenera kurya ndetse bikaba bigira n'ubumara buhagije cyane ku buryo ki ushobora gusanga ikurumye byibuze ugasanga mu minota 30 mu gihe utabonye ubufasha buri hafi uhise upfa. Izi nzoka ziba zifite ubuhe bumara? Ni iyihe sano iri hagati y'inzoka ndetse n'abana ku buryo ki zidashobora kurya abana? Kubera iki izi nzoka zitarya abana? Muri ino video tugiye kurebera hamwe impamvu inzoka zitarya abana batoya mu gihe abakuru bo zibashahurira ibisiga cyangwa se zibarya vuba vuba. Ngendwa Sharif, niba ari ubwa mbere uhageze kandi subscribe, reka twikomereze. Ubundi bigenda gute? Kubera iki inzoka zo zitajya zirya abana? Icyo kibazo warakibajije. Ubundi mu busanzwe ntago byemewe cyangwa se muri rusange ubuzima bwacu bwari budutegeka kubana hamwe, abantu n'inzoka, abantu n'inyamaswa, abantu n'ibindi biremwa byose ushobora gutekereza ko byabangama muri isi ya none. Mu isi ya none ubundi byagenze gute? Ubundi mu busanzwe nta kinyabuzima cyaremewe kubangamira ikindi usibye predators cyangwa se ibijya bihigi, ariko nabyo byari bifite amategeko yo gukora ku buryo ki ibinyabuzima biba biri balanced cyangwa se biri balanced ku buryo ki nta kinyabuzima gicika ku isi burundu. Bivuge ko ibi binyabuzima bishinzwe kurya inyama nabyo byajyaga kuri kondisiyo kugira ngo ntibizigere bibura ibiryo kandi n'ibyo biryo ntibizigere bicika cyangwa se ibinyabuzima ntibizigere bicika. Ariko kuribwa cyangwa se kwica byo gushira burundu, byo kwangiza, byo kurwanya ya balansi byazanywe n'abantu, akaba ariyo makosa bakoze mu myaka irenga 700 n'amamiliyoni ntakubwira menshi cyane byahise. Ibyo ari byo byatumye abantu bakora iryo kosa byo guhiga iyi nyamaswa, kuzimara, guhiga ibintu byose cyangwa se inyamaswa kuzimara burundu. Abantu ko bakomeje kwiyongera, bakomeje kujya bakora amakosa menshi muri ecosystem cyangwa se muri ecology, muri buno buzima twese tubayemo. Ubu buzima bwikaraga bukadusanga ahantu hose bwishakiye cyangwa se bukaduta ahantu hose dushaka naho tutifuza. Byarangiye inyamaswa zitangiye zitubona zikadutinya ndetse natwe twazibona tukazitinya. Ubundi nujya wumva ufite ubwoba cyane, uri ahantu wenyine ukumva ufite ubwoba bwinshi cyane, jya umenya ko aho ngaho naho hari ikindi kinyabuzima gifite ubwoba cyane. Ubundi mu busanzwe iyo umuntu afite ubwoba atekereza kwiruka cyangwa se kurwana. Rero iyo umuntu agize ubwoba agahagarara hamwe aba ashaka kwirwanaho muri rusange, ariko iyo bigeze kuri iyo ngingo ibintu bihita bihindura isura, kubera ko buri muntu wese aba yiteguye gupfa cyangwa se gukira. Niyo mpamvu urwego rwo kurwana turushyira hasi cyane, abenshi tugahitamo guhunga. Ariko igihe uzaba uri wenyine ukumva umusatsi wakuvuyeho, ukumva ubwoba burakwishe, ako kanya uhita umenya ko hari ikindi kinyabuzima nacyo kiri aho ngaho gifite ubwoba, cyiteguye gukora nk'ibyo nawe ushaka gukora. Kurwana kikabaho cyangwa kikiruka kikabaho. Ubwo bwoba buri kinyabuzima cyose kirabugira. Ushobora kwibaza ati se ni gute noneho byahuye n'abana inzoka ntizibarye? Ibyo nibyo ngiye kugusobanurira. Ubundi abana batoya iyo bavutse cyangwa se abana bato iyo bavutse
bavukana umusemburo mukeya wa adrenaline cyangwa se epinephrine, umusemburo w'ubwoba. Aba ari umusemburo uvubuka mu gihe umuntu afite ubwoba. Uyu musemburo niwo utuma ugaragaza ubwoba bwawe, cyangwa se uyu musemburo niwo werekana ko ufite ikibazo. Kandi ufite ikibazo mu mubiri, umubiri witegura kwiruka cyangwa ukitegura kurwana, nk'uko tumaze kubivuga haruguru. Abana bavukana umusemburo uri ku kigero gito cyane, mugani bavuga ati hafi ya nacyo, ariko barawuvukana gito cyane, ni urugero ruto cyane. Muri make ni gake cyane wasanga umwana muto yagize ubwoba, ni gato cyane pe. Ni urugero hafi ya narwo wasanga umwana mutoya uri munsi y'amezi 6 afite ubwoba. Bivuze ko yatafite ubwoba, umusemburo nakubwiye bita adrenaline ntabwo ushobora kuvubuka, kubera ko uba uri ku rugero ruto cyane. Bigaragara yuko inzoka yimugezeho ibura umusemburo wa adrenaline, cyangwa se ugaragaza ko hari ibifite ubwoba, yitegure kurwana cyangwa yitegure kurwana cyangwa guhunga. Rero yibuze uwo musemburo, yitekereza ko nta kibazo gihari, yibonye umwana yaza ikamukinisha, ikamuha akarimi akiyonkera, ndetse ikamuhegerera neza, ku buryo ki nawe ushoboye kwibaza ubushuti buri hagati y'umwana mutoya uri munsi y'amezi 6 ndetse n'inzoka. Inzoka ziramukunda cyane, zishobora kuba zamwonsa zikamuha ururimi rw'inzoka, umwana akaba ari kwiyonkera kandi akaba abayeho neza, ntibimugireho ingaruka na nke, kugeza igihe ubonera ko rwose abana batoya bari munsi y'amezi 6 nta kinzoka zabatwara. Aba bana bari munsi y'amezi 6 rwose nta kinzoka zabatwara, ahubwo nawe byagutungura. Inzoka zirabegera, zikabigiraho inshuti, zikabarera, ku buryo ushobora kumusiga nko mu kigunda ahantu, ugasanga umwana ntiyarize kandi arahaza cyane, kubera ko inzoka ishobora kuba yamugaburiye, nawe bikagutungura. Impamvu nakomeje kukubwira munsi y'amezi 6 ni ukubera ko uyu musemburo nakubwiye ugaragaza ko ubwoba, cyangwa uragaragaza kwitegura kurwana cyangwa kwiruka. Uyu musemburo umwana uri hejuru y'amezi 6 uba waratangiye kudevelopa cyane, uba waratangiye gukura ku buryo ugaragara cyane. Bivuge ko uyu mwana nawe nubona rwose inzoka imwegereye ari hejuru y'amezi 6, uzamanza ugira ute, uyimukize, kubera ko yamugirira nabi cyane mu gihe uyu musemburo utangiye kuvubuka. Inzoka ikerekanwa cyangwa se ikabona sinyare ivuga ngo rwana cyangwa wiruke, ihita ishaka ikiraho hafi gishaka kuyibuza umutekano. Yabona ari umuntu uri kwinyiganura, cyangwa se yabona ari ako kana ikakarya, ikaba yagatera umumara. Niko abantu tumeze mu gihe tutiteguye kurwana cyangwa kwiruka, twese tuhita tureba ahantu hari ikibazo kugira tugikemure. Rero ubushuti bw'umwana mutoya uri munsi y'amezi 6 n'inzoka naho ngaho bushingiye. Icyitonderwa, nkuko nabikweretse ku ifoto nkitangira, umwana uri hejuru y'amezi 6 rwose ntuzamwegereze inzoka kuko yamugirira nabi cyane. Ndabashimiye mwese twabanye, kora subscribe kugira uzajye ubona ibiganiro nk'ibi bigezweho kandi byiza. Ya Sharif hano kuri Sharif TV, mugira amahoro.